Ni impunzi z'Abanyarwanda 222 bagizwe n'imiryango 69 biganjemo abagore n'abana bari barahejejwe mu mashyamba ya Kongo n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR wasize ukoze jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, aho bavuga ko bari babayeho nabi mu bwoba n'ibikorwa by'urugomo birimo kubica, kubahohotera no gufata abagore n'abakobwa ku ngufu bikozwe n'igisirikare cya Kongo FARDC, FDLR n'indi mitwe bafatanije irimo Mai Mai na Wazalendo. Mbega hari ibyama byinshi urumva ngo Wazalendo, ukumva ngo abaefu, mbega hari ibyama byinshi, noneho bose ndibambaraga amateni, uyoberwa guvuye iwawe ngo ninde, ukaba gukwinjiriye ngo ninde. Ubwo rero urukumva ntabwo ari ahantu ho kuvuga, mbega n'abariyo nukubasengera cyane, kuko ngiye kwanza Imana yanyibutse n'umuryango wanjye kubona ngeze hano, ndi kubishimira Nyagasani. Hariya nuko nta mutekano, isaha n'isaha wahasiga gato. Uwari we wese kwitwa kuri umunyarwanda ubwabyo muri iyi minsi ni igisebo, ni igitutsi, ni nk'icyaha mbese. Twari tubayeho nabi, nta mazu twagiragayo, nta mirima twagiragayo, twari tubayeho kujya kubahingira, twajya kubahingira bakajya bati kuducunaguza ko turi Abanyarwanda kandi turi kubahingira rwose. Ubwo twaba umuntu avuze ngo agiye gucuruza mu isoko, waba uteretse ibyashara byawe aho ngo uri kugurisha, hagira uza kukugurira ngo mbese wenda kugurira umunyarwanda ni mwene wanyu. Ntiwatunga agatungo, ntiwakorora inkoko, mbese ukibura. Mbega hanini kuza sinzi iyo bavaga, ntawamenya ngo ni banduki, ntibakunda kwambara n'amateni, kaza bagaharibisha abagore bakabaka bagatereraho. Ubwo rero kubona kuri umwana wino ahangaha nta nugutekereza kuvuga iwacu hari umutekano reka ntaye. Buranshimye n'Imana cyane kubona ko nagera hano, nandi kubwira Imana ningera hano ndashima Imana. Burago cyane kuma umutima gwanjye gutangiye kugira ituze, kuko nta twasinziraga n'umwana wo kumugongo mvaga imbe bagasimbuka ngo ngabo baraje, baje kwica, baje kubaka, baje guharibisha. Ubwo rero buriya gutya ndikumva ntangiye no kubyibona nabona n'ibiki. Abaturage kandi bavuga ko kugira ngo bigobotore iyo mitwe yitwaje intwaro n'imibereho mibi babagamo iyo mu mashyamba, babifashijwemo n'ihuriro AFC 23 irwanya ubutegetsi bwa leta ya Kongo Kinshasa, bitewe nuko ngo bashoboye guhungira mu bice bafashe bigatuma babona inzira ibageza mu Rwanda. Aho M23 iri hari umutekano usesuye, ariko aho ahitwa ko batari bagera ho ni ibibazo. Ubu bivuze ko mu minsi iza kuza ahubwo hazaza benshi kurenza. Mbega aho Kinangufiri niho ari kujya araboneka amahoro, ukabona umuntu arabyutse araramutse nta kibazo, naho abakitwagwa nabo ngabo babaga bari mu bibazo tunabo. No kubona inzira rwose nibo kuko bo make bakoraga intervention kugira ngo umuturage arebe ko wenda yakwibona, kuko bazanaga ihumuriza, ariko noneho mbega ubugira umwaka uburi gutwagwa mu bundi buce batarimo. Ndabahati y'ubufite baduhaye inzira tena abavenduru baduhaye inzira tena bakatubwira mwitahiri wanyu nta mahoro, mwitahiri wanyu nta mahoro, nta kibazo kiriyo. Hanembe turayafashe, haba hameze neza cyane, haba hameze neza. Umuyobozi w'akarere ka Rubavu Munirwa Prosper wakiriza impunzi ku mugaragaro yabaye ikaze, ababwira ko kuva batakitwa impunzi ukundi kubera ko bageze mu gihugu cyabo, ndetse asaba abagore baza bonyine kandi bafite abagabo ko nibagera mu mirenge y'iwabo bagomba kubahamagara nabo bagatahuka, bityo bagafatanya kubaka imiryango yabo. Abagore ni benshi, abana ni benshi, hanyuma mbona abagabo ari bakeya. Aba bagabo bari he? Ntago mushaka kubana n'abagabo, basigaye inyuma. Rero nabo turashaka kubakira neza. Abagabo izo mbaraga bari gukoresha hirya no hino baje bakazikoresha mu gihugu cyacu, cyatera imbere vuba cyane. Aho mwari muri muhamaze imyaka myinshi, ntabwo ari mu Rwanda, kandi nabo ntibigeze babemera ko babita Abanyekongo. Hari ubwo muri Abanyekongo bakomezaga kubita abanyamahanga. Ubu rero mwageze mu gihugu cyanyu, kandi iki gihugu ntago kibuza umuntu kujya mu mahanga. Wemerewe no gusubira gukorerayo ukorera amafaranga, ariko ukaba ufite iwanyu mu Rwanda.
Impunzi zikomeje gutahuka ni umusaruro w'amasezerano yashyiriweho umukono ya Addis Abeba muri Ethiopia hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na HCR. Mu kiganiro kigufi ATV irutse kugirana n'umuvugizi wa M23 wungirije mu bya politiki Dr Barinda Oscar avuga ko kugeza ubu impunzi z'abakongomani ziri mu Rwanda n'ahandi zifuza gutaha zishobora gutahuka ku bushake ngo kuko umutekano wamaze kuboneka cyane mu bice ihuriro AFC M23 igenzura. Ruva hano muri Kongo hari impunzi z'abanyarwanda ziri hano. Urumva? Zahunze 94 nyuma yaho hakaba noneho n'impunzi z'abakongomani ziri Rwanda zahunze 95 96 gutyo zihunga nyine babicanye bari bagezemo. Ubwo rero HCR niyo ibitse abo bantu bose baba hano baba bo mu Rwanda. Habaho rero inama nyabutatu tripartite hagati y'ibihugu bavuyemo bakomokamo n'ibihugu byabakiriye. Noneho inama ya nyuma rero yabereye Addis Abeba ndakiya mu mpera z'ukwezi kwa 8 k'uyu mwaka bumvikana ko noneho mu maguru mashyashya abanyarwanda bahungiye muri Kongo bagomba gucurwa iwabo bakava no mu mirima no mu butaka no mu masambu y'abo bakongomani bahunze. Niyo mpamvu ari bo mubanza kubona bagenda kugira ngo bave muri aya masambu kugira ngo noneho abakongomani bamwe bari Uganda abandi bari mu Rwanda abandi bari muri za Kenya n'ahandi ni ku isi hose nabo bazabone uko bataha iwabo mu mahoro no mu gaciro kabo. Bagiye gutaha vuba bagiye barataha nabo barataha. Hari bamwe batangiye kuza muri icyo bita ubu ni retour volontaire voluntary return. Mbese umuntu agataha yagera iwabo gasura agasanga hari umutekano hameze neza agafata umuryango we bagataha baraza. Izi mpunzi z'abanyarwanda 222 babaga mu mashyamba ya Kongo zaje ziyongera ku bandi bagiye bataha mu bihe bitandukanye, aho kuva muri Mutarama uyu mwaka hamaze gutaha impunzi z'abanyarwanda bakaba 5,000. Rafiki Kabenga ATV mu karere ka Rubavu.